Turabasuje kandi tubahaye ikaze abakurikiye Easy Life Talk, ibisanzwe nge tuba turi kumwe muri bino biganiro byo kuri iyi channel ndi MBOT. Ahangaha tugenda tugaruka ku biganiro bigiye bitandukanye bigaruka cyane cyane ku buryo ku kuntu umuntu yitwara mu mibereho ye ya buri munsi, cyane cyane iyo bigeze mu bijyanye n'ishyira mu bikorwa by'ibikorwa runaka, ibyitwa occupational performance. Ahangaha rero tugenda tubihuza n'uburyo umuntu atekereza psychologically, noneho tukabihuza n'ahahise heho mu bwana ndetse n'igihe cy'ubu ngubu arimo. Ese biba bifitanye irihe sano? Ese ahahise hagira uruhare rumeze gute mu kugena uko ubu ngubu umuntu aba ameze? Uyu munsi rero turaza kugaruka ku ngingo yitwa animus. Animus ni ijambo ryaremwe n'umugabo witwa Carl Jung. Uyu ni umusayikologiste wamamaye mu bihe byatambutse. Animus rero yarisobanuye nk'ijambo cyangwa se ijambo ryo gusobanura imbaraga za kigabo ariko ziba mu mugore, nk'uko mu mugabo nawe haba harimo imbaraga za kigore arizo zitwa anima, noneho mu imbaraga za kigabo ziba mu mugore zo ziba zitwa animus. Uyu munsi rero turaza guhera kuri animus, ubutaha tuzagaruka kuri anima n'icyo igenda igira uruhare mu mibereho ndetse n'imikorere ya buri munsi y'umuntu, ibyo hano dukoresha nk'ijambo ryitwa occupational performance. Wowe wageze hano kuri iyi channel ukaba utarakora subscribe, reka tugushishikarize kuba wayikora kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, ndetse urabushyize itafari mu kubaka iyi channel cyangwa se uyu muyoboro ubagezaho ubumenyi bugiye butandukanye bwo kubafasha mu mibereho n'imikorere ya buri munsi. Animus rero nk'uko twari tubivuze ruguru, ni imbaraga za kigabo ariko ziba mu mugore. Animus si ukuvuga wenda ngo ni ibijyanye na gender cyangwa se ni ibijyanye no kuvuga ngo umugabo n'umugore bishingiye ku gitsina, ahubwo ni ukuvuga ngo ni byitwa psychological energy. Psychological energy ni ukuvuga ngo ni imbaraga z'ibitekerezo cyangwa se z'imitekerereze. Ni gute rero animus yigaragaza mu mugabo mu mugore, cyangwa se ni gute za mbaraga za kigabo ariko ziri mu mugore ni hehe zigaragarira? Zigaragarira ku kintu kijyanye n'ibyitwa mu ndimi z'amahanga ikintu cyitwa logique, cyangwa se uburyo bw'imitekerereze ariko busesenguye. Iyo umugore agera kuri kino kigero cyo gukoresha inyurabwenge yimbitse, yego logique mu kinyarwanda cyiza umuntu yagenekereza akavuga ngo ni inyurabwenge, ahangaha niho aba ari kugaragaza za mbaraga za kigabo zimurimo. Noneho ikindi cya kabiri kigaragaza izi mbaraga ni ibyitwa assertiveness. Assertiveness ni ukuvuga ngo kwihagararaho cyangwa se guhagarara wemeye ku kintu runaka cyangwa se ku bintu runaka uri gusobanura. Ikindi ni uburyo bwo gufata imyanzuro. Buriya imbaraga zo gufata imyanzuro zishingiye kuri masculine cyangwa se ni imbaraga za kigabo. Gufata umwanzuro uwo ari wose biba bishingiye kuri masculine energy, haba mu mugabo haba no mu mugore. Iyo umuntu ari gufata umwanzuro aba ari gukoresha zino mbaraga. Ikindi ni ibijyanye no kwigirira icyizere. Ikindi gikurikiyeho ni ibijyanye n'imbaraga z'ibitekerezo, uko umuntu abyumva. Njyewe ndabyumva gutya, ntabwo mbyumva kimwe namwe kubera iyi mpamvu n'iyi. Ni ukuvuga ngo uko umuntu w'igitsina gore asobanura ikintu ashyizemo ibijyanye n'ibitekerezo byo kubakira cya gitekerezo nyamukuru, uko kubiha imbaraga, uko gushyigikira icyo gitekerezo cye acyunganisha ibindi, nazo ni ibigaragaza ko uwo muntu yifitemo cyangwa se akoresha za mbaraga za kigabo zimurimo. Ikindi cya nyuma twasorezaho mu bigaragaza izi mbaraga za kigore ni ibyitwa ubushake cyangwa se ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa. Abantu benshi rero batekereza bagapanga imishinga, ariko ibijyanye no kuyishyira mu bikorwa, ability to take action, ni ukuvuga ngo aho ngaho aba yifashishije za mbaraga za kigabo ziri muri we. Ubwo hano turi kwibanda ku bantu b'igitsina gore.